ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye ku Shangi Radio TV ndetse na mwese mudukurikiye ku Shangi.rw ndabasuje kandi bifuriza gukomeza nyine kugubwa neza ndetse kandi no gukomeza kugira impera nziza z'umwaka wa 2023 ndetse n'intangiriro nziza z'umwaka wa 2024. Ubu ngubu uko byasa kose igihe cyagiye iminsi isigaye n'imike gusa kugira ngo umwaka ube warangira. Njyewe rero ndi Clement Kwizera nk'ibisanzwe, umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago ndetse na Domba bagiranye ikiganiro gikomeye cyane kirimo kuba bavuga wenda ku bijyanye no kuba bamwe mu bantu birirwa bavuga abandi babasebya nyamara ngo ari abatinganyi. Rero nanjye nari nkurikiye gatanu kuri kagenzi kako reka mbagezeho byinshi byabaye muri kino kiganiro twagiranye n'aba Star. Umeze mbibutsa rero wowe ushaka kwigirwa cyangwa se kwiga gukora imishinga ishangiye Company Limited irahari kugira ngo inzozi zawe zibe impamo, kandi nawe ushaka kuba wakiga gukora ibijyanye n'isabune cyangwa se ibikomoka ku ifarini yaba amandazi, imikati, ibintu byinshi cyane. Ishangiye Company Limited rero irahari kugira ngo nawe ibigufashe muri bash, kandi ushaka kuba wakiga ibijyanye na video production cyangwa se video editing byose ndetse na shooting, Ishangiye Company Limited irahari ikabikwegereza. Ndetse kandi niba uri mu turere twose tw'igihugu cy'u Rwanda, humura ntabwo twabura kukugeraho rwose, uratubwira gusa ubundi tugahita tuza tukakugeraho. Niba kandi nawe ufite ibikorwa byawe, burya ngo umukobwa wabuze umuranga yahize mwa nyina. Niba ufite ibikorwa byawe, reba ukuntu wakora hirya no hino, cyangwa se urebe ukuntu watuvugisha ubundi tube twakwamamariza ibikorwa byawe bimenyekane, ubundi abantu bakugane, bazaze bagukubite bagira undi murimo batwereka uretse wo kuba aba DJ no kuropokwa no kujya ku macano bakamenyekana ngo baravuga cyane bakavuga abandi ngo bo nta muntu ujya bavuga bombo platina de wowe wirirwa usambanya abana b'abahungu uri ikigabo, wowe wirirwa usambanya abana b'abakobwa uri umugore, warangiza ngo ni wowe uvuga abandi, abantu bakirirwa bakwishyura bakagutuma ngo genda umvugire runaka. Bombo platina de kuri ino shuro ntago muri bukine n'izina Yago, kabisa. Murikinisha ribatamu, murikinisha ribatamu, ukuri kujya hanze namwe babatamu. Aza kubaza gateka numva ibintu aza kumbwira. Ewana iryo zina urimo kuvuga, ewana nge nta muntu nigize mvuga izina rye, n'abavuyeyo bakajya gukora ama space kabisa sinzi ikintu cyabakuyeyo. Niba ibintu navuze kuri space ari byo, ariko banza ari byo kubera ko bahise bamwe nahise numva ngo bakoze ngo space ngo bajye kwisobanura. Hari umuntu navuze izina Dumba gutwaye uhata ibirayi ariko uramwihakana ngo ibintu bigucyanza imiziki yanze, niko yavuze. Ariko imiziki yananiye, reka mbabaza. Yola Bizenja kusushana musena niwane imiwaze niwane kumatago niwane kumataye niwaneza Teresa je t'aime. Yago poda. Yeah, man. Yo, Dumba. Wagwan Dumba, this is the baddest number Yago, the teacher, the preacher, conductor, better, boom fire. I'm Mr. Dreams. Alongside number top baddest is a new boy, aka Inyogoye. Yo Gambo. Yola. Okay, Yola. Senja kuchwana mazi, senja kuwa muri ukhaobokera. Akaba. Isa. Yola. Ngaho banda usuhuza abantu bari hano, turi kumwe n'umugabo witwa Dumba. Yego. Niwe watwakiriye hano kuri live Instagram. Dumba.
inde Dumba inde Dumba Dumba none se ko tutakubona byagenze gute? oya ngomba kubareka vibe muzanye ziri hejuru cyane Kabisa uri low my brother. Ndi low cyane. Why are you hano ndimo ndashaka n'akagoro kubera mwebwe mwajemo kubone reka tube dukiniye abantu bari hano ndabona ari 1500 big up on yourself. Reka tubakinira akaririmbo gashya n'indimbo yitwa ni wane ni indimbo nakoranye na Isa New Boy ni indirimbo iri hanze mwayisanga kuri YouTube ni indirimbo iri mu kinimba wapi ngo Brian uvuga ngo yirizariza ngo aririzariza ngo yaragutwaye ngo mwambuka imisozi mugiye kugaburira abana ngo mwambuka imisozi ngo banura nguhata ibirayi ngo ni wahasi ibirayi nguhata ibirayi abana murabagaburira uhari ngo none imiziki irakunaniye ngo biragucyanze niko bavuze ngo bimaze kugucyanga yago ngo wibagiwe ko wahasi ibirayi abana bariye yago uwo mutima kweli ese Dumba ko nshaka gusubiza ibintu byose nkubona uri hehe uri ntabwo mbona ntabwo ndimo kukubona oya yagurambona wapi Isa yola urimo urabona abantu bangaye nje nawe da ahundi muntu ndi kureba nje yago nje nawe gusa buri abantu barimo barareba ariko urabareba urabona ko tutabana 1500 na 1500 urababona ego nyine ariko ntabwo ndimo kukubona ndashaka noneho kugusubiza ikibazo cyose urumva ndashaka kugisubiza urumva ndimo kukubona turebana Isa uri muri nituvaho live yapfa kandi naringiye kuyisevinga bamwe baragenda bagaruke wowe nyumva tuvuge tunaribi abantu urababona abantu bawe ni bukeneye dore ngabo wowe nyumva ariko Isa nakamaze akizemada ngiye comment urazibona yago nakamaze yago yo comment urazibona comment ndimo ndazibona reka mere ku kibazo cyawe cya mbere ngewe natangajwe mbonye abantu mukanya banyoherereza ngo kuri Twitter ngo hariyo space ngo y'abantu barimo kumvugaho bambwira amazina numva abantu barimo kumvuga ngo nuko ngo nanjye nakoze space ngo ngagira ibyo mvuga none ikintu kinunguye nuko hari umuntu wagiye kwisobanura kandi sinigeze mvuga izina ry'umuntu ngiye nkora space nta muntu nigeze mvuga izina rye byagenze gute narabimenye yago narabimenye kuri umuhanga narabimenye kandi nagubyo mbabwira ati nimuhubuke yagazabihakana narababwiye ati nimuhubuke yagazabihakana dore gusa kimwe mu bintu menye kirimo kubera hariya numvisheyo abantu babiri harimo umwe wigize umukobwa kandi ari umugabo aryamana nabo bahuje igitsina akaba ari umugabo ari kuryamana nabo bahuje igitsina numvisemo n'undi wigize umugabo kandi ari umugore nawe uryamana nabo bahuje igitsina urumva yago bawitonze abo bantu ko bari kumwe ari babiri ni gute batarengerana kuko amakuru arahari yuko hari abahungu bamwe na bamwe rwose bazengerejwe i Kigali n'uwo muntu ngo yirirwa basaba ngo bababwira ngo bafite iminwa myiza kandi nawe ni umugabo ariko iyo ari kuri kamera muhita mubibona ko ari umugore naho undi we yirirwa yitwaje inkoresho z'abagabo mu mifuka y'amapantaro aba yambaye yarangiza akavuga ngo afasha abana ariko yica abandi bana afasha abana ariko hari abandi bana yica abana b'abakobwa mu mujyi wa Kigali kabisa bamwe na bamwe akoza so yabo bantu ko bari kumwe nta kindi kintu bashobora kuvuga ku buzima bwa Yago nta kindi kintu bavuga ku buzima bwa Yago kitari
kitari ukuvuga ibintu bibi, kitari ukuvuga nyine ibyo bashaka kuvuga byose, ariko nabo umunsi bamenye, umunsi haje nk'umukobwa akavuga ngo njyewe runaka akerekana amavideo, akerekana n'amafoto, akerekana na chat n'ama voice note, njyewe runaka w'umugore wigize umugabo yankoreye ibi ngibi. Undi akaza akavuga ngo njyewe runaka yangirwa yigize umugore kandi ari tubona ibyanwa tubona abo bajene ngo bafite platforms ngo biyemeje ngo gusebya abantu, urumva ngo biyemeje gusebya abantu ngo nta muntu ugibavugaho, ariko umunsi twazanye ama voice note yabo kweri, tukazana ama voice note yabo barimo gusaba abo bahuje ibitsina, barimo kubabwira bati ndagukunda ibiki. Yago buretse gato yago aya kantu ushaka kukubaza. Ayushwa ni byanwa n'ururara. Buretse gato yago nkubaza. Aho ibyo uri muravuga nta nzoga wanywe uri muzima. Reba hano. Ndimo ndanywera mu itasi yanditseho gute? Suwejo. Ndimo ndanywera mu itasi yanditseho gute? Suwejo. Ibyo birahagije. Ndimo ndanywa iki hano? Amata, icyayi. Ndimo ndanywera mu itasi yanditseho gute? Suwejo. Webale. Yakukura akayi. Wedumba, ani yakugamba nze ndi munyiyo. Yago mwana wa mama reka mu uri mukubanyo. Neda si ibintu byakuba, soko urire Dumba. Nze bangamye ku space, mu Twitter space. Wari wabanje bari mukogera ngo barimo baravuga ngo ibyanjye ngi amakosa ngo ibyo nakoze byose, ibintu byose binakoze ngo ibiki. Nje nta muntu numwe nigize mvuga mu izina, nta muntu nigize mvuga ngo runaka ngo hari aba DJ benshi bafite ama foundation. Uwitwa DJ Sonia afite foundation. Kuki abantu batatekereje ko ari DJ Sonia wenda muvuze umuntu agahita avayo ngo ngugu harya sinzi umuntu waje arandika. Mwayebwe go kuba urumva Dumba, umuntu akavayo ukabona ni uvuyeyo ngo niwe bavuze. Hari izina kuri space abantu bigize bumva kweri. Uwo muntu usaririza arakari twebwe twamenyereye kwiriza, uwo muntu aririza ko hahise hagiye abantu ngo bakavuga ngo twabavuze ngo nibo twavuze. Nta muntu nigize mvuga izina njyewe, nta nuwo navuze izina. Mu byo navuze byose niba hari umuntu nuwahutse kuvuga izina rye ngo umuvugeho ibintu, uratinyuka mu bantu uzi batinyuka, uratinyutse uvuga Brian na Jihad. Ayo mazina niyo yivugiye, ntayo navuze. Nose sibo bari kuri space. Space ngiriho abantu 2,000 wowe uri aho ngaho, dore natwe ngo dufite 2,000 hano. ariko isa new boy Kawunga yimereye nabi isa. Mubwira isabaza atugire ni wanje. Asaiza urya wambaye rinete wakireziwe. Ni wane Zari many months now. Namushini majonete na uko bigazo bitaotu. Urumva Dumba? Soko ure muganda wange njewe. Ndakumva. Njewe. Nje naje hano kumva. Uvuze? Naje hano kumva kabisa. Ndi hano ndumva pe. Kabanza ngabanye volume hano. Igabanye. Ngo waje kugira gute Dumba? Naje kumva. Waje kumva iki? Ibyo uvuga sheri. Nawe kangukuri.
bombo yute Dumba ntuzandane mu bintu by'abantu baryamana bahuje ibitsina. oya Ndabubaha abaryamana bahuje ibitsina, ariko kuki batari proud y'ibyo bintu? Kubera iki bakoresha nyine ibimenyetso ariko ntibabe proud kw'ibyo bintu? Ntacyo isaburetse kw'ibyo bintu niba ntacyo biba bitwaye, kuki batari proud? Kuki bagenda bakigizaho amatatuwaje umubiri wose, bakitobora indimi, bakitobora amatwi, bakishyiraho ibintu, bakigira ibigabo kandi barabyaye? Yago yo nari nakubajije ati Buriyani yavuze ati yigeze kugutwara muhati ibirayi mu bihatira abana. Wowe wavuze turimo turatinya ko foundation wavuze ishobora kuba ari iya Buriyani. Noneho tukavuga ati niba hari abantu bari barafasha abana ushobora kuyisenya bijyanye n'amagambo wavuze. Kandi Buriyani ntabwo tuzi n'ikintu urimo uramuhora. Kweri aho ugenda gukubita cyane umuntu bikagira naho utarimo uramuvuga, ntabwo wari urimo uramuvuga, ariko ugenda kuvuga ibintu bikagira no ku bantu bibereye hari utarimo kuvugaho. Abo bantu bo ni bande urimo uravuga bakurakaje to the extent ko uvuga ibyo byose? Dumba kandi ariko birayi na Buriyani warabihase byo Dumba nakubwiye